ko hari n'igihe nigeze nahukana. Kwahukana muziki ari cyo ni ukuva mu nshingano. Yego tubivuga ku bagore cyangwa abagabo, ariko ukabona byanze. Muri iyo myaka twubatse urusengero nahukanye kabiri. Nahukanye kabiri, Imana ikajya piriya ikamvana ati ngwino garuka hano. Kozi ko bamwe muri bo batatwawe n'uburwayi, batwawe n'iki n'ibyaha, kandi nanjye nari umukandida. Aka ni akagaragaza uyu munsi aho u Rwanda rufite hafi miliyoni 14. Aho niho urasanga mu bo twavukiye rimwe hasigaye gusa ibihumbi 19 n'abantu 440. Baje iryo jambo ndarikunda cyane. Kuraje rero. Imana yacu irakomeye, Imana yacu ishobora byose. Ikoresha inzira twebwe tutatekereje. Umunsi umwe abantu barimo basenga, Imana irababwira ati ngiye kuboherereza abazungu. Abaki? Ndabaza abapanekoti b'abadeperi. Yavuze amajipo hejuru. Umuzungu yaza wapi? Ukwezi kwa kabiri wapi? Ukwezi kwa kane wapi? Ukwezi kwa gatanu wapi? Umwaka urashize wapi? Ariko tukabona imirimo irimo iragenda. Bohereje abazungu ntimwabimenya. Muziko muri abazungu. Bamwe bakura ku Gikongoro, abandi bakura i Butare, abandi bakura Nyamagabe, abandi bakura Nyagatare. Irabazana bakajya bakora tukibaza ibintu biri kuva. Naho yazanye abazungu kera. Naho abantu wabora kumara imyaka 3 urya ubunyobwa, ukarisha ubunyobwa, ukabusomesha ubunyobwa, ukaburenzaho ubunyobwa, ukamara imyaka 3 ukirya ubunyobwa. None ijambo ry'Imana ryo rirarenze. Haleluya. Ravuga ngo mutima wanjye shimu. Ayo ni 46. Uwiteka umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi kwinginga kwanjye, unsubize kubw'umurava wawe no gukiranuka kwawe, kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza. Kuko muri iyi si uko byamera kose ntabwo wabura kuba mu rubanza. Muri iyi si umugabo waririmbye ngo nta munoza ugize ngo yarabeshye. Wenda bato ntibabizi, ariko witwa Loti Bizimana yaravuze ngo nta munoza. Ariko usibye n'ibyo ngibyo nta kuntu urubanza rwabura. Kandi ntushyire umugaragu wawe mu rubanza, kuko ari ntawo mubabaho uzatsindira mu maso yawe. Kuko umwanzi yangenjeje umutima wanjye, yakubise ubugingo bwanjye abutsinda hasi. Yantuje mu mwijima nk'abapfuye kera, nicyo gituma umwuka wanjye ugwira isari muri jye, umutima wanjye ukumirirwa muri jye. Nibutse imirimo ya kera, iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose. Bingahe? 3, 8. Ntekereza umurimo w'intoki zawe, uramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Amen. Cyambere ndashimira Imana yambabariye ibyaha kandi ititaye ku byari byo. Amen. Uko ni umwami.
ni wowe nyine ushobora kuvuga ndamubabariye. Ikiba ndamubabariye. Ibyo mumvuze mumuziho, ibyo yakoze muzi n'ibyo mutazi, ndamubabariye. Kandi usibye n'ibyo mufitiye umugambi. Iyo niyo Mana mvuga, iyo niyo Imana nije kwifatanya namwe, iyo niyo Mana nje gushimira, iyo niyo Mana nje kubabwira, iyo niyo Mana nje kuramburira amaboko. Nitwa Muremangingo René nkuko babibabwiye, nk'abandi umukristo i Remera muri paroisse ya Remera ku mutoro rya Remera. Aho ngaho niho maze imyaka hafi ba muri 94 niho mbarizwa, ariko nakira Yesu Kristo namwakiriye iburengerazuba ahantu bita mu Ikorwe, ni muri Nyamasheke. Aho niho nahuye n'umwami ambabarira ibyaha. Cya kabiri turaza kubigarukaho, nduwahari i Remera. Hano ndahazi uko mafite abana, nahahuriye na mushiki wanjye, ndamubona hariya muri korari. Ariko naho batahaba, naho nkumva icyo kintu, uzaze utuganirire. Nibishaka ibe groupe y'abantu 5 ukambwira nzaza, kuko ni icyubahiro bumpaye kubw'imbabazi nahawe mu maraso ya Yesu. Ndabizi mufite igikorwa kiri hano imbere, ndakivugaho nta soni nta bwoba, kandi Imana ndayizera, narayibonye. Imyaka ibaye 34 narayibonye. Ni inyamaboko, ni inyamaboko, ni inyamaboko. Nifuje cyambere kubabwira urugendo rwacu mu kubaka urusengero rw'i Remera. Rwatangiye mpari, rwuzura mpari. Uwo munsi niga na Dawidi, ndakenyera, ndabyinira, mbyinira umwami kuko nanjye yambabariye ibyaha. Nagerageje gushakamo ibintu bikeya kuko umwanya si munini, ariko kugira ngo nongere mbabwire ko iyi Imana twizeye ni Imana ishobora byose. Ni Imana ishobora gukoresha ibyo ishaka, bigaragara byoroheje, ibikomeye, ibisuzuguritse, byose irabikoresha kandi ikagera ku mugambi wayo. Icyambere, abantu bazababwira ngo ntimukazane ibiceri mu nzu y'Imana ngo bisakurize Imana, ninde wayibabwiye? Mwibeshya abantu. Nabonye aho ibiceri byubaka inzu y'Imana. Haleluya! Nabonye aho ibiceri byubaka inzu y'Imana. Abafite inote bakazizana, abafite amasheki bakayazana, abafite bakazana. Ariko tukavuga tuti nawe ufite icyo giceri cy'icumi kizane hano. Gira gute? Kizane hano. Byari ibiceri 200 kandi wari gutegesha 200, zana icyo giceri cy'ijana kimwe ugende n'amaguru, nugera hirya kwa Rando ubone gutegesha 100, ariko irindi 100 urishire hano mu nzu y'Imana. Nabonye aho ibiceri bikora umurimo w'Imana. Amen. Icya kabiri, Imana iratangaje. Nabanje no kujya kuwareba, abashumba bahanyeretse, mwakoze cyane. Nangiye kubonana na muzeyi wanjye, Imana ishimwe, twarakoranye umurimo kandi neza. Twageraga, hari igihe twageraga mu gihe cyo guhemba abakozi. Icyumweru kirashize tugomba kubahemba, ni kuwa 6,
kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ngo wakoze umuhembe cyane cyane nyakabyizi. Tugahura abari muri komite y'inyubako, turabigenza gute ko abantu bamaze icyumweru bakora, turabahemba iki? Reka mbabwire ko Imana itangaje. Umunsi umwe mu gihe twarimo twibaza ibyo, turi ahantu muri kave, tuzi yuko nta muntu twumva, umuyede umwe w'umugore aba yatwumvise. Aba yagize gute? Aratwumva, amva ibyo twavuze, yumva n'amafaranga dukeneye. Umuyede w'umugore agenda agiwe azana 400 arayaduha, ati ngaho ni muhembe abakozi, muzaba mugira gute? Muzaba munyishyura. Iyo ni Imana igira gute? Ni Imana ikora. Nabonye aho abantu hariya hirya ho ntuyikarama ngo hari umugabo ujyunyira iteka ryose ku kiliziya, akanyura ku kiliziya uko byagenda kose atashye akanyurayo. Nabonye Remera abagabo mbere yo kugira ngo bajye mu mirimo yabo bakabanza bakanyura ku ishantiye, bakareba imirimo ikorwa, bakihagararira hariya, nta ubizi, nta ugira gute, yasigara agakora icyo ashatse, nta umubajije. Nagira ngo mbabwire ngo courage, iryo jambo ndarikunda cyane. Courage rero, Imana yacu irakomeye, Imana yacu ishobora byose, ikoresha inzira twebwe tutatekereje. Umunsi umwe abantu barimo basenga, Imana irababwira ati ngiye kuboherereza abazungu. Abaki? Ayayayaya, ndabaza abapanekoti b'abadeperi yavuze ya amajipo hejuru. Ti haleluya, haleluya. Muri make aho wa musore yaratujyanye ngo kubw'ineza y'iki? Dutegereza ukwezi kwa mbere k'umuzungu yaza, wapi? Ukwezi kwa kabiri, wapi? Ukwezi kwa kane, wapi? Ukwezi kwa gatanu, wapi? Umwaka urashize, wapi? Ariko tukabona imirimo irimo iragenda, irimo irihuta, irimo irakoreka. Iza kuvuga burya ngo nohereje abazungu, ntimwabimenya. Muziko muri abazungu? Muziko muri abazungu? Bamwe bakura ku Gikongoro, abandi bakura i Butare, abandi bakura Nyamagabe, abandi bakura Nyagatare. Irabazana bakajya bakora, tukibaza ibintu biri kuva. Naho yazanye abazungu kera, naho abantu wapi nitwamenya yuko yazanye abazungu. Kandi nawe uri umuzungu, kandi nawe uri umuzungu, kandi nawe uri umuzungu. Haleluya, haleluya. Imana nzayikorera kabisa. Muri uko kubona imirimo igenda nubwo hari aho byageraga bigacika bikanga, tugapfundikanya, tukagira gute. Reka nababwire ko hari n'igihe nigeze nahukana. Kwahukana muziki ari cyo ni ukuva mu nshingano. Yego tubivuga ku bagore cyangwa abagabo, ariko ukabona byanze. Muri iyo myaka twubatse urusengero nahukanye kabiri. Nahukanye kabiri, Imana ikajya piriya ikamvana ati ngwino garuka hano. Imana ndagushimiye ko wambabariye ibyaha, ariko buriya byari byanyobeye, subira mu murimo. Nuko muri icyo gihe turimo twubaka, rimwe umugabo n'umugore baza mu rugo, baza kudusura. Baje kudusura, bambaza amakuru y'inyubako. Bati se bimeze bite?
ni hehe mubona hagoye ubu ngubu nanjye nagira akantu nakora? Arya inkuru umugabo n'umugore ngo bigeze basabwa ikintu bakwifuza, murayizi? Ngo wa mbere asaba inyama, uwa kabiri ahita avuga ati raka kujya ku mutwe, yita imujya ku mutwe. Ubwa gatatu basabye basi iyo nama nikuve ku mutwe, batahiraho ntacyo babonye. Ariko ndashimira Imana yuko ifite abakozi, ndashimira Imana yuko ifite abantu, ndashimira Imana yuko yihamagariye abantu, ifite ibihumbi n'ibihumbi bizayikorera naho bandi twakanga kwikorera. Mugabo aravuga ati nizere kuri umugabo nyamugabo ugira ibanga, amatafari yo kuri uriya nzu nzayatanga. Kandi uzagire gute? Uzagire gute? Mujye mubabikira ibanga, bikorere. Hari abantu bameze batyo, hari abantu bameze batyo, hari abantu bameze batyo. Kandi nta n'ikibazo kirimo, kuko twese ntabwo twaremwe kimwe. Amen. Namubikiye ibanga, ariko hari aho ntagombaga kumubikira ibanga. Ntago nanone wabona amatafari yuzuye urusengero ntubibwire umushumba wawe uti aya matafari yavuye aha. Imana ishimwe cyane. Umugabo w'amadarubindi arimo aragira atya kabisa. Imana ifite abakozi. Nkuko n'ubundi mbibabwiye, hari abo ntari nemerewe yuko mvuga ibyo bakoze kubera yuko babaga babinsabye, ariko twagombaga gutanga raporo. Ubu nimo ndagenda mvuga inzira twagiye tunyuramo kugira ngo tugire aho tugera. Uyu munsi umuntu akayicaramo, sinjya mbikora, ariko ni nkabyo nkagereka kandi nkaba nabwira Imana nti Imana ibyo uzabinyibukira. Imana ikadufasha, haba hatanzwe 200 ku cyumweru gikurikiye cyangwa se ukwezi, tugatanga raporo y'ayo mafaranga nkuko yakoze. Kuko muri iyi si twese ntiyaguri turi kimwe. Hano hariho abantu bavuga ati ni muduhe raporo, ni muyibahe, aba yayatanze, abakeneye kumenya ibyo nakoze byamaze iki, nawe agashimira Imana. Hakaba n'abandi ibyo batabyitaho. Hari abantu bagiraga batya, akaza waretse nkaguha risiti, ntigewe hari risiti nagusabye, twara jyana ku nzu y'Imana hanyuma ugire gute wubake. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyo ni ikindi cyagiye kidufasha, kandi ikintu cy'ingenzi cyane, kugira ngo n'abazaza mu kugenzura bazasange ibintu bimeze neza. Bashumba muri hano hari ijambo ryitwa Gisozi ryatujegeje, bamwe ribateza ibibazo we. Reka tuzagerere igihe cya Gisozi. Tuzagera igihe cya ryari? Cya Gisozi. Bamwe baransanga barambwira na komite, bimeze bite ko imirimo itari kwihuta? Bimeze bite? Aho amafaranga yacu nuyajyana Gisozi? Mu mutima ndagacibwa ibere, ntayo najyanye. Ntayo rwose. Nayo paste. Ntayo rwose. Icyo gihe Imana itanga ubwenge bw'imikorere. Imana ifite uburyo butandukanye bwinshi cyane. Bamwe baravuze bati kandi bene abo ngabo genda bakunda, ntabwo nzongera gutanga amafaranga. Mukeneye iki? Dukeneye isima, kazana imifuka 100.
dukeneye iki? Dukeneye irangi. Akazana ibidobo 20. Nuko n'abandi baboneraho, uzana isima, uzana umucanga, uzana amabuye, uzana indobo. Nuko tugenda tugira gute? Kubaka inzu y'Imana ari gisozi, umushumba arayibona, ndetse n'inzu y'Imana ikomeza kugira gute? Kubera ko twababwiye iki? Aba ni abayobozi bacu, kandi uwo ni wo murimo bahamagariwe. Byanze bikunze hari ibyo bagomba kumurika. Sinzi niba mushumba yarakiri Remera, ariko Remera nta kibazo yigeze igirana na Gisozi, kubera ko inyubako yasaguriraga Gisozi ndetse akaboneka na menshi. Kubera ko umutima wa Kristo wari urusengero mbere y'ibindi, hanyuma usagurirwa n'Imana ntako bisa. Haleluya. Icyo ni ikindi nagira ngo mbabwire twahuye nacyo kandi twabonye cyadufashije. Ikindi ngana noneho ku ijambo ry'uyu munsi, ntago byari byoroshye kubaka urusengero imyaka 20, kuva ku itariki ya mbere usaba ukageza kuri 31, umwaka umwe ugashira, 2 igashira, 3 igashira, 4 igashira. Ariko ndashimira Imana yuko mu itorero ryayo yashizemo abantu bakomera ku Mana yabo. Haleluya. Ndashimira bene data twakoranye muri komite. Niyo mpamvu ngira ngo nkomeze bene data, nimuzacogore gukorera Imana. Iyi Mana yacu irazirikana. Icyakora birumvikana ko bibabaza kuba umuntu yarakoze nk'ikintu nk'iki ngiki, yarakigizemo uruhare, uyu munsi akaba atakiri mu nzu y'Imana. Yaratanze amafaranga, yaratanze igihe, yaratanze ubwenge, uyu munsi akaba ari mu bagore, uyu munsi akaba ari mu nzoga, uyu munsi akaba ari habi. Turacyasenga Imana kugira ngo abo ngabo bazagire gute? Bazagaruke. Reka nsoreze rero kuri iki ngiki. Ndashimira Imana yuko umunsi wo gutaha urusengero twariye turya n'inyama. Haleluya. Haleluya. Uyu mushumba Ephraim Karuranga, icyo gihe aza kudusura ari representa, abonye imirimo aho igeze, abona yuko abakristo be bari gukora kandi bakorana imbaraga. Haleluya. Ahita duha ibimasa 5, ahita natwemerera abashumba, dore ko dukunda inkoko, atwemerera n'inkoko zizakora kuri uwo munsi. Ndashimira Imana yuko umunsi dutaha urusengero twariye inyama. Haleluya. Ibyo ni bimwe mu byo twahuye nabyo, kandi ngira ngo mbakomeze bene data. Iyi ni inzu ya data, arayizi, arayishyigikiye, azabana namwe, azagendana namwe, kandi azabaha umugisha. Kandi usibye no gutanga umugisha, aho niho nifuriza kugira ngo nsoze. Soreza kuri aya magambo avuga ngo nibutse iminsi ya kera. Amen. Nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza murimo w'amaboko yawe, w'intoki zawe, ngira gute? Ariko se ubabwira muri uwo mwanya ibyo uwo ninde? Imwe mu mpamvu yatumye nanjye nshikama, nubwo hari igihe nagiye nahukana, ntabwo najyaga mu byaha, ni za ntege nke y'umuntu ajya agira, ariko Imana kubw'urukundo rwayo rutangaje, muri ibi bihe ndimo ndashimira Imana cyane. Banabimbwira, navuze nti nzajyayo, uko byamera kose nzajyayo, kuko hari impamvu yo kujyayo. Impamvu ya mbere, reka mbabwire bene data, hano nabonye harimo abantu bakiri batoya b'abasore,
abandi bambaye amadarubindi y'abantu bize. Hari akantu nakoze hano, iba hari abarimu abantu nkamwe mwasomye, kakantu nagaki ntago wahita ubibona, ariko kakitwa piramide d'âge. Akangaka kagaragaza abantu twavukiye rimwe muri 65. Iyo nza kuvukira mu Rwanda rwari rufite hafi 3,400,000, ariko umwaka mvukamo mu Rwanda havutse abana 164 n'abana 225. Ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi nujuje imyaka 60, hasigaye abantu 19,000 gusa. Bivuga ngo numwe kwijana, none 1 kwijana 9 bari hehe? Ni yihe mpamvu yatuma ntashimira Imana ngo nyiramburira amaboko? Kozi ko bamwe muri bo batatwawe n'uburwayi, batwawe n'iki n'ibyaha, kandi nanjye nari umukandida. Akana akagaragaza uyu munsi aho u Rwanda rufite hafi 14,000,000. Aho niho urasanga mu bo twavukiye rimwe hasigaye gusa 19,000 n'abantu 440. Niki watanze yiramburira amaboko, niki watanze. Amen. Muri 70 ifite imyaka 5 niko ababyeyi bambwiye bya bindi abana bakinira mu muhanda. Turindwa n'Imana pepe, turindwa na Nyagasa. Yego tujye twibwitaho abana, ariko turindwa n'Imana. Ngo rimwe namanutse ku muhanda ndi muri speed, ntwaye igurudumu, kubita kombi, akana hakurya, maiti fata akana ajyana mu bitaro, kajya muri koma. Mumbaze niba ndiho, ko mutambazara? Ndiho? Murambona? Niki cyatuma ntaramburira Imana amaboko? Kandi icyo ndajya vuga, nawe ujye uhita ujyayo, uhita usimbuka, ukore so. Muri 75 abantu zibi binyoma wa mugane. 75 muri Kongo haje abantu zibi binyoma baravuga ngo isi igiye kurangira. Numva ngiza agahinda uburyo isi igiye kurangira mfite imyaka 10, kandi nari nzi yuko nimara gukura nzagurira Mukantaganzwa igitenge n'imodoka. Ariko ndashimira Imana yuko 75 itansize. Haleluya! Ndacyavuga abo mu gihe cyanjye na nyuma yaho gatoya, muzi ijambo ryavugaga ngo mwene ngofero. Abatoni mubizi, ujye mushimira Imana shawe, mushimire na muzehe utuma mwese mujya ku ishuri, abakobwa mukajyayo, abahungu mukajyayo, n'abakuru mukajyayo. Hari igihe cyabayeho iryo jambo mwene ngofero, ntago mubizi, ntimukabimenye, birakatsindwa. Bakavuga ngo umwana wa burugumesitiri
ntabwo yabona ishuri ngo umwana wa Ngofero agire gute. Ndashimira Imana ko umwana wa Ngofero yabonye ishuri. Ibyo byose ndimo ndazirikana kugira neza kw'Imana. Nkomeze se? Iki cyo nirurangiza n'ukuri. Rya shuri naje kuryiga ndanarangiza, ariko mu kurangiza abanyeshuri muri aha murabizi kuraza amaguru mu ndobo, kuzinduka kareba, kubyutsa wagira gute ngo ati ufite umwana mu rugo yavuga ati waretse ngasinzira wakandi gatotsi kangana garya ati byoka we kakumenaho amazi. Uzi ko Satani ari mubi. Ibyo byose ntibyibuke, ahubwo wajya mu kazi wahembwa, abatara yaruhiye barimo n'ababyeyi bakayarya bakayahekenya, ugasiragarana ubusa. Nabaye muri ubwo buzima imyaka 5. Nari umwarimu mpembwa 15,000. Umugabo witwa Fabian wari ufite akabari, buri kwezi namushyiraga hafi 10,000 ngasigarana 5. Ariko ndashimira umwami wanjye ko muri 91. Haleluya, haleluya. Ni gute ntarambura amaboko ngo nyishimire kugira neza kwayo? Imana irarinda, Imana irarinda. Abonye uriya mushiki wanjye haguruka mutako, muzi Mukarwema Tereza, ariko ubundi no mutakuriye. Uriya ni mushiki wanjye icara, ariko ubundi uhereye kuri data ukajya kuri murumuna wanjye n'urwego. Najyaga mbabazwa n'ukuntu iteka ryose banjyana imbere. Kubwa Mobutu najyaga imbere, kubwa Habyarimana nkajya imbere. Ariko ndashimira Imana ko ari umuhanga, kubera yuko ari igihe cyabayeho batangiye kugirira abagabo nabi, kuko bari benshi aho hantu, basanga nta bundi buryo babenya abadashakwa usibye gushaka umuseke bakawushyira kuri 170, abanyura munsi ya 170 bagatambuka, abafashwe bagafatwa. Ndashimira Imana, mugaragu w'Imana. Mugaragu w'Imana Dawidi yavuze ngo Mana ndagushimira yuko naremwe mu buryo buteye ubwoba butangaje. Amen. Rene, utaramburiye amaboko Imana sinzi icyo wabura icyo. Wibaze umuntu nk'uwo nguwo wagiye muri ibyo byaha, kandi Bibiliya inavuga n'ukuri. Iyi ngushukwa nazo ntagira iki, ntagira ubwenge. Umugore w'inzobe ukabona ni igikara, uw'igikara ukabona ni inzobe. Oya reka ndekera. Ariko ndashimira umwami wanjye yuko imbabazi ze zihora witeka ryose. Amaraso yareza, amaraso yaratunganya. Nibyo abantu bavugaga nimuvuge abangani w'Abafaransa, les chiens aboient, la caravane passe. Muri 2012 wari Ruharwa arambikwaho ibiganza n'abakuru, abashumba bari bahari. 2012 niho nasengeye ku bukuru bw'itorero. 12 bivuguruza amagambo umugabo muhitwa Rushita, yari umupadiri. Ndi mu wa 6 primaire, nakoze ikizamini cyo kujya mu seminari, ndagitsinda, nditegura. Igihe cyo kujyayo kigeze, barasiba bavuga bati uyu mwana nta burere yigeze agira, ntabwo ashobora kuvamo umusaseredoti guhesha abantu umugisha. Ndashimira Imana yuko yavuguruje ibyo kuri 2012. Amen. Kuko ni nyambabazi,
yimaze kutubabarira iribagirwa ikadutunganya hanyuma ikagira gute ikadukoresha. Reka rero soreze kuri iki cyanyuma. Iyi Mana yacu ikiza indwara. Amen. Amen. Hahandi nababwiye Remera twarafatanyije mu murimo w'Imana kubaka inzu ya data, tugirana ubumwe, tugiranye ubucuti. Uzababeshya ngo ntabwo uzongera kurwara, uzamubwira turambeshya wowe. Ugize gute? Agiye kuba muganga arambwira ngo ufite ikibyimba mu bwonko, kandi dore uko kingana, nta binini nta miti usibye kukubaga. Ubwonko muzi aho buri, muzi ikintu kiri aha ngaha, ni ukugira ngo kibike kihishe ubwonko. Ndashimira Imana ishobora byose, ndashimira Imana ishobora byose, kwitababarira gusa ibyaha ahubwo ikiza n'indwara. Ndashimira Imana yuko ijambo ryayo ni ukuri, ibyuzuye isi byose ni ibyayo, byaba ari ibyo mu Rwanda, byaba ari ibyo muri Amerika, byose ni ibyayo, ibikoresha uko ishatse. Ndashimira Imana yuko muri ibyo byose, mu bumana bwayo, mu bitangaza byayo, kugira ngo mbagwe mu bitangaza byayo, wenda nzagaruka mbinonosora. Nabagiwe muri Amerika, kuri Rama yo muri Amerika. Ngo Rama ibaho? Mana si kidashoboye n'ikisha. Size hariya hirya. Miliyoni hafi 280 mu bumana bwayo, banyura mu zuru, bakuramo ikibyimba, bafata inyama hano kunda, barongera bajya guhoma iriya mu mazuru. Ndashimira Imana yuko ndi muzima. Murabona ntari muzima? Ninde muri mwebwe wari waribwa n'imbaraga se? Uzumva imbaraga sikuriye, ugira utya. Gute? Ariko tekereza ikintu kingana gutya cyari mu bwonko bw'umuntu akabaho, bakagikuraho uyu munsi akaba avuga Imana, akaba avuga kugira neza kw'Imana. Reka nsoreza ahangaha, ariko nagerageje kugira ngo mwibuke imirimo y'Imana. Niki watanze, niki natanze. Agira ngo rero nsoreza aho ngaho, hanyuma ngusabe rwose. Wibingaye. Hanyuma turamburire Imana amaboko. Tuyiramburire mu guha icyubahiro, ariko tuyiramburire kugira ngo tunagirte tunakore. Nshoreje aho ngaho. Niyo mpamvu ushaka, kubera ko nababwiye ko byose nabikuye mu kubabarirwa ibyaha, icyo cyo sinzakihuza. Hari umuntu uri hano utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tubanze tumusengere. Ahasigaye duhaguruke turamburire Imana yacu amaboko.
hari uhari ushaka kwihana ibyaha, aribwo bwa mbere tumusengera Imana nawe aze yinjire, ye gukomeza kuribwa n'umubi ngo aryibye, arye umubiri we, arye n'ibindi byose. Hanyuma tuze kuyikorera, tuyiramburira amaboko, dukomeze na gahunda. Hari uhari ngo tumusengera Imana? Ni ikintu ntashobora kwibuza, kubera ko umunsi napfukamye niho nakuye iyo migisha yose. Hari tariki 19 z'ukwezi kwa mbere muri 1991, no munsi ntashobora kuzibagirwa. Niba hari uhari wifuza yuko tumusengera Imana, rwose nahaguruke, nta bwoba, nta soni, ntabwo ajya koza isoni, ahubwo arubahisha. Ndabona ari ntawe, ariko niba hari ntagire ubwoba, ntagire isoni. Nagira ngo Alice yagira ahantu kugira ngo dufatanye. Nagira ngo dufatanye kugira ngo uyu mwanya nagerageje kuva muri 65 uwo ni jewe, wenda undi ni muri 70, undi ni 75, undi ni 80, undi ni 90. Tugenda dukurura, tugenda dukurura, tugenda dukurura. Ndi Monza nahise ntekereza ukuntu rimwe imbeba ijya idutesa nijoro, tukabyuka, ibaze Rene, ibaze Umutoni, ibaze abana bakabyuka, twese tugafata rakrete, tugafata ati kubita, rimwe na rimwe tugakubitana. Ariko imbeba twajya kubona tukabona igize gute, sho mu muryango. Uko niko Imana yacu igiturinda. Kandi ibyo kuduhiga, ibyo kutugirira nabi, ibyo kutwica, ibyo kuduhwanya byari bigize gute? Ni gute koko tutayiramburira amaboko? Nagira ngo uyu mwanya bitekerezeho rwose, nk'umuntu Imana yagiriye neza, bitekerezeho, hanyuma tuyiramburira amaboko, tuyihe dukurikije ibyo byose yagiye ikora. Kandi nanjye nkuko nabibabwiye, naheshejwe ishema no kuza kuvuga imirimo y'Imana, nanjye ndakora. Badushakira ibyibo, ariko byashoboka, usibye ko ari nabyo